يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رغبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي بالسلام والهدى محمد حبيبي يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ wacu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iminsi ibaye myinshi rero. Iminsi ibaye myinshi tutabonana tutavugana ariko nakazi ariko nanone akazi burya kaba kagomba kubamo na gahunda zawe zigakomeza zikagenda imbere kuko nazo nakazi. Inshallah. Uyu munsi rero mwaduteguriye iki shehe kugira ngo mugeze ku bantu batuye igihugu batuye Afrika batuye n'isi yose turemeza ko babasha kuba babageraho bakabareba bakanakurikira gahunda zanyu. Naam, turashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha by'Imana n'ibisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero warubaje uti umunsi twabateguriye iki? Uyu munsi twabateguriye ibintu byiza cyane, ibintu bifite agaciro, ibintu wowe ubwawe ushobora gukora ukarokoka umuriro ariko wakomeza kubikora icyo gihe ukazisanga mu bantu bakoreye umuriro. Rero nawe wifuza ko yaje umuriro Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuko umuriro birakomeye cyane. Aha ngaha rero twifashisha umurongo wa Qur'ani aho muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala tugira ngo nta kindi naremeye abantu n'amajini usibye kugaragara Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gute rero ushobora kugaragara Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Nagira ngo tuza kuganira ku bintu bijyanye no kuba telefone, ku bintu bijyanye na telefone n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Telefone ni nziza ariko nagira ngo tuganire kuri telefone n'imisengere n'imibanire y'abantu ndetse n'imibanire y'abantu bagize gute bashakanye. Ndahera rero ku musigiti cyangwa se gusenga ugiye gusari. Kera muri covid abantu bavuga ngo niwinjira mu musigiti ugomba kuzimya telefone yawe, ariko uyu munsi birababaje biteye n'agahinda iyo ubona winjiye mu musigiti ukinjira mu musigiti ufite telefone, warangiza igihe batangiye gusari telefone igatangira kagira gute igasona, telefone ikatangira igadistabinga cyangwa se igateza tashwishi muri abo bantu. Rero iyo uzabona abantu bari musigiti ufite telefone yawe gerageza zimya telefone yawe. Inama ya mbere zimya telefone yawe ugiye kuganira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Shehe naguciye mu ijambo kuri icyo kintu. Abantu benshi bamaze kubona ko telefone ariyo abantu bakoreho zikiri. Wallahi biba bitangaje ukuntu batora isalama barangiza gutora isalama y'iburyo n'iyibumoso umuntu agahita akuramo telefone ako kanya akavuga astaghfirullah afite telefone mu ntoki, Allahu akbar afite telefone mu ntoki. Gusingiza Imana ni telefone ni ibintu bikwiye gukosoka. Wallahi ibyo bintu bikwiye gukosoka. Mwe mutwumva nawe mutubona turagira ngo tubabwire niba ugiye gusara kuko zimya telefone, niba mara kuzimya telefone niba batoye isalama y'uburyo reka kwirirwa ureba telefone, reka uri muri WhatsApp uri muri Facebook muroza message kugeza ubwo no mwijuma umuntu ashobora kuba yakitabiramo telefone ati ukabona umuntu arimo aritabira telefone mwijuma. Icyo gihe ntabwo cyo iha umwanya Imana ukore zikri. Aho rero ntabwo ari honyine, iyo dutambutse gato tukagera ahantu mu kazi umuntu urakomanga yakubonye akihera muri telefone wamaye ho kugira ngo akwakirane ubwuzu n'ubyishimo ahubwo akihebera muri telefone. Amakuru witwa nde? Nitwe Muremyi Isa. Ukomotse he? Muri telefone. Ntiyabe yaguha iki agaciro. Rero saho honyine telefone cyo guteza ibibazo abantu bashakanye. Niba ugeze ku gitanda ugeze ku buri nta kindi mugiye gukora, mugiye gushaka kuba ku rugo mugiye gukora ibitekerezo ariko umugabo ari muri telefone. Si abagabo gusa namwe badamu ari muri telefone. Hari ibibazo mujyamo aho muri muri telefone muroza ka message muroza kuri WhatsApp, YouTube naho wibereye ibitekerezo byabo byagiye kuri telefone kandi biri kumwe n'umwagize gute n'umwashakanye.
rero ibyo bintu bikwiye gukosoka ahantu niba umupapa ari agomba guha agaciro umugabo we, umugore nawe agaha agaciro umugabo we. Telefone ntabwo ariyo ni igikoresho umuntu agomba gukoresha yifashisha, ariko telefone ntiduhuze, ntitujyane kugira ngo tutagira ibintu bijya gutwika. Rero twabasabaga ko mu telefone muyikoreshe neza, ariko umuntu aha agaciro ibintu tubabwiye. Igihe ugiye gusenga ugerageza telefone yawe. Rero hari abo nabonye ndetse gutandukira cyane n'abangaba dusangiye, n'abangaba baba Kristo nabo arinjira. Ngewe hari aho nagiye kubera umushyitsi gato, ndahagera ndareba ukuntu bimeze, ariko namwe mubikosora. Hakuntu winjira namwe mu rusengero, niba ugeze mu rusengero telefone ibintu uri bushakemo ni ibiki? Niba ari umuntu ari kugira ibyo avuga, telefone yerekeye wumva amagambo yiwe ko ni amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero numvaga telefone twayikoresha neza aho kugira ngo iteze ibibazo. Ninjye musigiti zimya telefone yawe nta kindi, ubundi ugane n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo cyane rwose, na cyane ko umuntu aba yifite umwanya munini, akanya uba wahariye Imana, uba ugomba kugaharira Imana, ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ntabwo telefone arizo zazaba impamvu zo kugira ngo zijyane abantu mu bibazo. Niba wasenze Imana, hari na gahunda y'uko Imana iri bukumve, ibintu byawe byose bigapfa kubera telefone, byaba ari igihombo gikomeye. Shehe rero turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe, kandi mu by'ukuri n'ubutumwa ukomeje kugeza ku bantu bagukurikiye, tubasaba ko bakora subscribe, share, bagashyiraho like. Ubundi uko byagenda kose Nyagasani niwe ufite ubushobozi, mu bushobozi bwe kandi azanabasha kuzamura ibikorwa byawe. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kongera ngo n'umugisha. Amin ya rabbil alamin. محمد